babahaye kiyoda barangije bata muri wa mwobo, bafataga amabuye ano bubakisha fondasiyo, bamaze kubashyira muri uwo mwobo bakaterura ikigari nk'abantu bangahe bakakitaza kikabasangamo. Mama bamuteragura ibyuma umubiri wose, barangije bamuta muri Nyabarongo. Barakomeje ndagenda. Songa yaragiye, yatwawe n'umugabo wari ufite agahoro kashaje kagimbye. Songa nuko bamuvuye mu maboko. Narokokeye ku musozi wa Gacuriro muri uno murenge wa Kinyinya. Ndimwe Rusumbasibe Alexandre Menyerabakarane Kodasi. Twari dutuye kuri uyu musozi wa Kinyinya. Ubuhamya bwanjye ndabuhera mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nize kuri iki kigo cya Kagugu. Jenoside yabaye ndi mu mwaka wa 3. Kwiga kuri iki kigo twajyaga dukorerwa ihohoterwa, tukanavangurwa mu bandi bana, tuzira uko twavutse, tuzira uko twarimo. Twigishwaga n'abarimu batatugirira urukundo, batatwereka urukundo nk'abarezi, batuziza uko twavutse. Bajyaga baduhagurutsa mu mashuri, bakahagurutsa abana b'Abahutu bakabashyira uruhande rumwe, bagahagurutsa abana b'Abatutsi bakabashyira nabo uruhande rumwe. Abatwa bo ntabo twiganaga nabo, nta bari bahari. Twebwe rero ababyeyi bacu ntabwo bigeze badutoza ayo macakubiri. Twakoze ntabwo tuzi. Ndabyibuka mu gitondo cya kare twagiye twumva abantu baracecetse, ahantu haratuje, ariko hagacaho abantu bavuga bati umubyeyi wacu bamaze kumwica. Natwe Abatutsi turabamusasira, abandi tubamworose. Ari ayo magambo ari mu muhanda, ariko byari ibitero by'interahamwe. Bacaga aho twari duturiye hafi y'umuhanda, bafite imihoro, bafite impiri n'ibindi bitandukanye. Mu gitondo cyaho mama aza kumbwira ati ndumva ibintu byakomeye. Yari yaraye yumvisha amasasu menshi cyane. Arangije arambwira ati mwana wanjye, ndashaka kugutuma kwa mukuru wawe. Mukuru wanjye yari yarashatse. Arambwira ati ndashaka kugira ngo ujye kundebera ko baba bakiriho. Naraye numvisha amasasu menshi, ndifuza ko wajya kundebera ko baba bakiriho. Narabyemeye. Mukuru wanjye yari uyu. Narabyutse mu gitondo kare njyayo, ndagenda. Mugezeho yaratuye hafi ya kompanyi,
twari dutuye mu Rugarama. Naragiye njya kumureba. Muri iryo joro ayo masasu yari yaraye avuga, yari yavugiye ku mama umwe witwaga Letitia, niho bari baraye bishe abantu bari bariyo. Aho hantu narahaciye mpaca nta muntu n'umwe utamba mu muhanda, ndamanuka ngeraho mukuru wanjye yari atuye, yari ari kumwe na mukuru wanjye wundi, nsanga baracyariho. Mukuru wanjye arambwira ati kuje hano, ndamubwira nti mama yarantumye ngo nze kureba ko mukiriho. Arangije arambwira ati ntabwo ushaka ko usubirayo, bakwicira mu nzira. Namubwiye nti oya, ndamutse ntasubiyeyo mama wanjye yahangayika. Naramucitse, ntabwo yamenye uko nagiye. N'ubundi nasubiye mu rugo. Ngeze mu rugo nasanze ibintu byakomeye, ibitero byuzuye mu mihanda, ariko Imana yarandinze ngera mu rugo nta muntu mpuye nawe. Nibwo byakomeraga, mama aravuga ati ntabwo tuguma muri urugo, batadusanga bakahatwicira. Twahise tumanuka ku rugo rumwe twari duturanye ku mugabo w'umututsi witwaga Karisa Garasiane. Twahagurukanye n'umuryango we twambuka Ikinyinya. Hari umubyeyi witwaga Murungi, yari umubyeyi wari uri kumwe n'umukobwa we ndetse n'abana b'uwo mukobwa we nibo babanaga. Twageze muri urwo rugo, igitero kiba kirahageze. Kihageze baraza, twari kumwe n'abasore, harimo abahungu b'uwo musaza, harimo na musaza wanjye, harimo abasaza banjye babiri. Barwana nabo n'icyo gitero cy'interahamwe, bafite imihoro, bafite amacumu, bafite impiri. Barwana nabo, abandi bo nta ntwaro bari bafite, bakoreshaga amabuye. Barwana nabo cyane. Musaza wanjye bamukubita agafunga k'isuka hano mu musaya, yikubita hasi. Ko twebwe twahise tujya munsi y'igitanda. Mukuru wanjye nawe nsangayo, bamujombesha ibiti munsi y'icyo gitanda. Bagerageza ariko kubarwanya, babarusha amaboko, basubirayo. Bwari bumaze kwira, nta kindi gitero cyagarutse, ariko bagiye bavuga ko bagiye gushaka amaboko yo kugira ngo baze batwice. Twaraye aho ngaho, nta bandi baje muri iryo joro, ariko mu gitondo kare haza umusaza wari utuye aho muri iyo karitsiye w'umuhutu. Arangije aza kuburira abo bari baturanye, arabwira ati muva aha hantu, mu gitondo baraza kubica, kumvisha ko bari buze kubica. Bahise batubwira ati rero mwisubirire iwanyu batabicira aha ngaha. Twahise dusubira mu rugo. Tugeze ahantu bitaga Karuvusha, hari ibivumo. Turi imbere, arangije arambwira ati wera, ati mama mureke, bo bagiye gupfa, ahubwo ngwino tugende. Hari igihe wazarokoka cyangwa nkarokoka, umwe muri twe akazasigara abwira inkuru abandi batazi uko abandi byagenze. Naramwumviye, ariko ngenda biguru ntege, niko impunzi zacagaho. Ngenda nabuze imbaraga zo kuva aho ngaho. Natinze kuhava. Nibwo batangiye gutema abantu mbireba.
barabanje bafata akana ka mukuru wanjye bagakubita ku rukuta, akana gahita gapfa. Umubyeyi wanjye na mukuru wanjye babahaye ikiyoda, barangije bata muri wa mwobo, bafataga amabuye ano bubakisha fondasiyo, bamaze kubashyira muri uwo mwobo bakaterura ikigari nk'abantu bangahe bakakitaza kikabasangamo. Namaze kubibona nafashe inzira ndakomeza ndagenda, twahise tumanuka tujya 12. Twaraharaye muri uwo mugoroba, bwakeye tujya Indera. Twaraharaye, ngo nabisigaranye n'uwo musaza wanjye, twagiye dutatanya, ariko tugezeyo turabonana. Tujya ahantu mu kibuga cy'Indera, niho twaraye, niko bazaga kujondoramo abatutsi, bagatwara abana b'abakobwa, abasore, babasaba imbabazi, bati mwatubabariye, abandi bati ntabwo tubabarira, si twe twabagize inyenzi. Bamwe bakabashorera babakubita ibibadire by'umuhoro, bakikubita hasi, bagakurura bajyana, bagakurura hasi, abandi bagasaba imbabazi, nta mbabazi bari bafite. Bukeye bwaho nibwo amasasu yongeye kuba menshi aho ngaho, n'ubundi dukwira imishwaro turiruka, twasubiye hasi kuri 12, n'ubundi tuzamuka, twaruhukiye n'ubundi kuri Eto Kicukiro, niho twageze ndi kumwe n'ubundi na musaza wanjye. Naho nahaboneye impfu nyinshi z'abatutsi, haguye abantu benshi mbirebesha amaso yanjye. Hashize iminsi mikeya aho turahimuka, naho tujya ku musozi hakurya yaho. Twarahageze, hahurira n'akana kari munsi yanjye, njye nari mfite imyaka 12. Akana k'agahungu kari munsi yanjye karambaza ngo ningaho ibyangombwa. Ndamubwira nta byangombwa ngira. Agiye kunkururiza ababyeyi be, hakurya haba havumbutse umuntu arimo kwirukanka, bavuga ngo nimugafate ngako kanyenzi karaducitse. Mu gihe ababyeyi bari baje kureba uwo mwana uwo ari kwaka ibyangombwa, bahise birukanka bajya gufata ako kanyenzi kari hakurya bari barimo kwirukanka. Mba ndorokotse. Nibwo twajyaga Igitarama, tuvuye kuri uwo musozi tuzamukamo Kigali. Ngeze hagati ndabyibuka umugabo ntarinzi, ntabwo nari nkigendana n'abantu nzi, kuko nagendanaga abasigaye inyuma nibo twagendanaga, nta muntu nari ndi kumwe nawe mukuru, mbese aho nabonaga niho najyaga.
umugabo arambwira ati karajya hehe, wakanyenzi we urajya he, si mwebwe murimo kuduteza ibyago? Aba antambitse akaguru imbere, manuka mo Kigali, mbaranguka ndagenda ngwa muri kaburimbo, ariko narongera ndabyuka ndongera ndabakurikira. Sinari nzi yonge rero, nta muntu wambwiraga ati reka guca aha ngaha kuko aha hari ibibazo. Njye nakurikiraga abantu gusa. Turagenda tugeze kuri Nyabarongo, narahageze mpasanga nyogokuru wanjye bamwicaje nawe bagiye kumwica. Naragenda basanga yarari kumwe n'uyu mumama yari umwisengeneza we, sanga baricaye. Ndagenda ndamubwira nti ko mwitaga mama ko wicaye aha ngaha, ati bagiye kutwica. Noneho rero njye ndikomereje, ati nubona uko ugenda ugende. Mbwira yari urungano, yari umwana mugenzi wanjye twarananganaga, ndamubwira nti washe tukigendera kureba mama bagiye kumwica. Abanza kwanga, ariko ageze aho aranyemerera turagenda. Ariko n'ubundi ngenda bigura intege, numvaga bashobora kutamwica bakamureka nawe akaza tukajyana, kuko numvaga nongeye kugirirwa ubuntu bwo kubona umuntu mukuru. Ariko ntabwo ariko byagenze. Mama nawe bamunyiciye mu maso mbireba, nari nzi ko nongeye mbonye umubyeyi tugiye kugendana. Mama bamucuje imyambaro ndeba, mama bamuteragura ibyuma umubiri wose, barangije bamuta muri Nyabarongo. Barakomeje ndagenda. Ubwo nahise mbona umwana nawe tugendana, ariko nawe musaza wanjye muto turacyari kumwe. Twaragiye tugeze aho bita Irunga. Musaza wanjye nawe niho namusize. Tukimara kuhagera, mu gihe twari turutse bigeze nko saa 12 mu Kabwibwi, hahise haza igitero kirimo gusaka. Musaza wanjye aba yagiye kwihisha muri bya bintu abantu babaga bikoreye babiteretse hamwe, ajya kubyihishamo. Baraza nawe baramufata baramutwara. Ndabyibuka nari nambaye agakote ke yari yarakampaye ngo nzajye nkifubika. Mbonye bamutwaye ndamubwira nti songa mbabara mbanze nguhe ikote ryawe. Arambwira ati igihe bagiye kunyica risigarana uzajya uryifubika. Namubwiye nti ntabwo narisigarana, ritwara, kuko numvaga ntazongera kumubona. Songa yaragiye, yatwawe n'umugabo wari ufite agahoro kashaje kagimbye. Songa nuko bamuvuye mu maboko baramujyana baramwica. Sigarana n'urungano rwanjye, ariko tudafite aho twerekeza. Nta muntu n'umwe uducira akarurutega. Ndabyibuka nabo nasanze umukecuru umwe twari duturanye aho mu Rugarama. Ngenda nishimye numva ko mbonye umuntu wanyakira. Arangije arambwira ati reka mve iruhande udatuma natwe batwica. Naraje mbitekereza uyu mwana, ndamubwira nti utwo ngiye kwa runaka akanga kunyakira. Aravuga ati hangana nyine nta kundi ubuzima tugomba kububamo. Twabaye aho nta kurya
nta kunywa, inzara iri hose, mu mvura, tubabaye cyane ariko bikomeye. Nta muntu dusanga, njye nageraga ahantu hose bakanyamagana bati dore inzoka, nkikanga njya gushaka inzoka hiri nkasanga ni njyewe nzoka. Najya ahandi bati dore kariya kanyenzi. Uyageze akazajya ambwira ati maze wowe uzajye wihisha, njye nzajye njya gushaka ikintu twarya, wowe bahita bakubona, bakakubona, niyo mpamvu bahita bakwamagana. Umwana akansiga ahantu nihishe akajya gushaka icyo kurya, rimwe na rimwe akaba ari igihe akibonye ubundi ntakibone, ariko turakomeza tubaho. Ndabyibuka twageze ku gasozi kamwe, bajyaga baza gutwara abatutsi bagiye kubica. Hari icyobo cyabaga hepfo yacu bakitaga senide, bajyaga baza gutwara abantu bakavuga ngo muze tujye kubereka aho bene wanyu bari, mujye kubasura. Naho bajyanye abantu bagiye kubica. Aho hantu Imana yarahaturindiye, ntabwo twahaguye, twarakomeje mu mvura nyinshi tunyagira, ariko yaragwaga tukumva ni bwo buzima bwacu, kuko imvura yaragwaga interahamwe zikajya kugama, twebwe tukumva nibwo tubonye ubuzima. Ijoro ryakwira ntabwo twajyaga twifuza ko bwacya. Igihe cyaje kugera rero tugira umugisha, abana b'abahungu twasanze kuri uwo musozi wa Gitarama, abandi ubwo bari muri za Burende, bamwe barubatse, abandi bari mu mashitingi, bari mu bivera, abandi barubatse Burende z'ibyatsi. Tugira umugisha, abana b'abahungu batwubakira Burende, bubaka Burende yabo, bayigira nini, bayicamo kabiri, tuba mu ruhande rumwe nabo bakaba mu rundi. Nibo bagize ubumuntu bwo kubona ko natwe twaba ahantu. Aho hantu twarahabaye tuhamara iminsi. Abana kuko njye nasohokaga gatoya bati dore ngako karaje, bambwira bati ntuzongere gusohoka muri iyi Burende, nitugira icyo tubona tuzajya tukuzanira. Ariko siko twabibonaga, byari bikomeye. Igihe cyaje kugera rero tuza kwimuka, bamwe barakomeza bagenda, abandi bafata gahunda yo gusubira muri Kigali. Tugaruka inyuma, twebwe tuzi Kigali, tuza Sainte Famille. Tugeze Sainte Famille tugenda tuhasanga abantu twari duturanye, tugira ngo tugeze mu bantu, ariko siko byari biri. Twarahageze badusamira hejuru bati twabonye inkotanyi zageze hano hantu. Ako kanya bahise bajya kuduhururiza. Ubwo ninjye n'uyu mwana twari turi kumwe, ni twebwe twari inkotanyi, twari utunyenzi. Haza amakuru avuga yuko ari utunyenzi dushiki twa Ndayambaje, kandi uwo Ndayambaje bavuga ko bumvishije amakuru yuko yafashije inkotanyi ngo azohereza amafaranga ngo yo kugura imbunda. Ibyo turabizira.
hahise haza igitero cyo kutwica cy'abantu baturuka kuri uyu musozi wacu wa Gacuriro. Baraje badusohora ahantu twari twamaze kuruhukira mu ishuri kuri Sainte Famille, baradusohora badusohoye bagiye kutwica. Umuriro wari wabuze, bari badushoreye bafite itoroshi. Uyu mwana arambwira ati rero bagiye kutwica, ariko nitugira amahirwe yuko iyi toroshi rizima uhite wiruka nanjye ndiruka ukwanjye utitujyana. Twagize umugisha kuko rya toroshi amabuye rishiramo, umwana yirutse ukwe nanjye ndiruka ukwanjye. Mu rindi shuri ryari riri imbere yacu harimo umwana w'umuhungu utuye Gacuriro, wari utuye Gacuriro. Twahise tugenda tubasanga, ahita twinjiza muri iryo shuri. Buracya mu gitondo, ariko ntabwo baretse kurasa, nubwo hari mu mwijima bahise barekura isasu riragenda rihitana undi muntu wari usohotse muri iryo shuri aho twirutse tugana, ritwara ubuzima bw'uwo muntu. Mu gitondo twasanze yatubereye igitambo. Twaraye aho ngaho, bukeye mu gitondo uyu mwana twari kumwe, haza umudamu aza kumutwara, aramubwira ati ko nakuboneye akazi, kuko hari abantu bari bakiri mu ngo nubwo abandi twari turimo guhunga. Niko twakuboneye akazi, waza nkakujyanayo. Umwana nibwo twari tukiva Igitarama, turi mu buzima bugoye, n'ubundi aho tugiye ntawe twakira, nta muntu mukuru dusanze, ntawe dusanga ngo atwakire. Arangije arambwira ati rero atuwera, reka njye muri aka kazi, dore dufite inzara, nta byo kurya ntaki, reka njye ku kazi, ninzajya mbona amafaranga nzajya nkuzanira kugira ngo nawe ubashe kubaho. Ndamubwira nti nubona uko ugende. Uwo mudamu yaramutwaye, sigara aho jyenyine mu buzima ntafite. Noneho mbwira ngo ndahungira he, mbese ndabigenza he, ariko mbubamo ndabwakira. Nanone hashize iminsi mikeya, nta gihe cyashize, nibwo barasaga aho twari turahava, ubundi duhaguruka duhunze. Ndabyibuka tugeze imbere kwa Rubangura, haguye ikibombe imbere yanjye, mperuka nikubita hasi. Nakangutse mbona mu bo twari twahagurukanye nta muntu n'umwe uhari, ariko mpaguruka n'ubundi. Aho nkangukiye ndahaguruka ndagenda, nsanga abandi bari bageze mu Gakinjiro, ari hari urusengero rwa ADEPR, niho nabasanze. Bukeye uyu mukuru wanjye yarari Indera, bamubwira yuko babonye umwana wabo Sainte Famille. Muri icyo gihe amahoro agarutse, bwakeye abwira murumuna we aza kundeba. Mu gitondo kare bari bangezeho, banjyana aho bari bari. Naragiye mugeraho, arambona uko nabaye, nawe anyitaho, aranyondora muri ubwo buzima bwose, muri ubwo rugendo nagenzemo. Mubwira amateka, birarangira. Turashimira Inkotanyi
zadutabaye. Twebwe twabonaga ko tuzimye turangiye, ariko zaradutabaye nubwo hari benshi twabuze, ariko Inkotanyi Imana yarazikoresheje ziradutabara. Iyo hatinda gato twari kuzima, ariko ntabwo Imana yabyemeye. Turashimira perezida wacu watugaruye ubuzima ubwo twabonaga tutakiriho, nta kwiga, nta mibereho, nta babyeyi. Perezida wacu, igihugu cyacu cyadusubije mu mashuri turiga, batubera umubyeyi, turiga. Turashimira perezida cyane, ndetse n'Inkotanyi zadutabaye. Ubu twarashibutse, ntabwo turi mu bwigunge, twariyubatse. Uyu munsi ndi umubyeyi w'abana b'abakobwa n'abahungu. Turashimira Imana, dushimira n'igihugu cyacu. Murakoze, twibuke twiyubaka. Arakoze cyane, arakoze Claudina ku nzira y'umusaraba tugejejeho. Umuntu wese uri hano warokotse afite inzira y'umusaraba. Ubuyobozi bwatuganirije ko avuye Gatira ka Gikinya, kajya Zindiro, Kanyabugogo, Gitarama, Sainte Famille. Iyo ni inzira y'umusaraba.